bene data hari icyo mutabonye se? Riziki yarabwirije, abantu baramupinga, bamwe bakamuseka, ariko nta na kimwe yavuze kitasohoye. Uyu mubyeyi Meshake yarahanuye, arabwiriza, na n'ubu aracyakomeje urugendo. Abantu bakamuseka cyane, bamwe bakamupinga ntibite ku byo avuga, ngo nibyo kuri shushumete. Nyamara ushatse watega amatwi ukumva, hanyuma nawe ukamenya uko ugenda muri iki gihe cya none. Wirinde cyane rero, ugire ubwenge, kuko turi mu isinagogi ya Satani. Mwirinde cyane, iyi si ni mbi, isi ni mbi, isi ni mbi, isi ni mbi. Menya uko ugenda, umenye uwo uriwe, umenye uko uhagaze, we guhangana n'abantu b'Imana, we guhangana n'abantu b'Uwiteka. Nabo bashyizweho n'Uwiteka, batoranyijwe n'Uwiteka, kandi nawe wahamagawe n'Uwiteka. Rero wirinde cyane. Tubafurije mu izina Yesu Kristo Umuziriti, tubifurije amahoro y'Imana no kugubwa neza mu Mwami. Ndemere kumva itonese ntirenganya, ubakunda kandi wifuriza ibyiza no guhirwa mu byo mukora byose. Imana ibahe umugisha. Rero reka dusuze abadukurikira bari Burasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, mu gihugu cy'u Rwanda rwacu ndetse n'Iburengerazuba, hamwe no mu mujyi wa Kigali. Mwese mugubwe neza mu Mwami. Ntabwo ari abanye twamugari paka tukagira mu mpande enye z'isi cyangwa se ku migabane ine igize isi. Dusuhuza abari muri Afurika, tugusuhuza abari Buraya ndetse n'abo muri Amerika, tugakomeza ari muri Aziya. Mwese twifurije amahoro y'Imana. Dufite inshuti nyinshi cyane dukurikira umunsi ku wundi. Mwese nimugubwe neza mu Mwami. Tubutsa gukora share ku nshuti zanyu kugira ngo dufashe kwamamaza ivugabutumwa. Ikindi kandi twibutsa kwandika mukatugezaho ibyifuzo byanyu kugira ngo tujye tugendera ku byo mwifuza twabagezaho. Imana ibaho umugisha. Ariko kandi namukarakora subscribe kugira ngo uko tuzoshye ibiganiro mujye muhita mubibona ako kanya. Muri ako kanya rero twasuye wa muhanuzi cyangwa se wa mukozi w'Imana ukunda gusenga asengera igihugu, hamwe n'abakozi b'Imana, abashumba, abatuye isi. Uraho neza muri Imana? Muraho neza. Uracyakomeje gusenga? Cyane rwose. Danusa n'amasengesho. Niwo murimo wacu. Urasa n'amasengesho, urasa n'umuntu n'ubu yarimo. Mu byo dukora duhugurane. Mu byo turimo byose duhugurane. Yaba mu kazi dukora duhugurane, yaba mu baririmbyi turirimbana duhugurane, yaba mu bayobozi duhura nabo duhugurane. Ntabwo guhugura bisaba umuntu mukuru, ntabwo guhugura bisaba igihagararo, ntabwo guhugura bisaba isura. Oya, ahubwo bitewe n'uko tubanye, kubana kwacu kwiza, kubana kwabo kwiza, kubana kw'abana b'Imana barahugurana kugira ngo be kugwa mu cyaha. Nubona nananiwe, nubona ntandukiriye, uhugure, umbwire uti mwene data ibyo urimo ntabwo ari byiza. Hanyuma Imana nayo iruruka itugirire neza. Kubana kwabo kwiza barahugurana kugira ngo twe kugwa mu cyaha, ahubwo tubona amahoro. Haleluya. Amen. Imana yacu ni nziza, Imana iradukunda, Imana itwitayeho, Imana ituri hafi, iratwegereye cyane. Rero mureka twegerane duhugurane, twe gusakuza, twe guterana amagambo, twe kuvuza induru ku musozi. Oya, ntabwo guterana amagambo ari wo muti, nta nubwo kuvuza induru ari wo muti, ahubwo guhura tugahuza umutima. Umwuka rero arahamagara, umwuka rimwe arahamagara abo mu isi yose ngo muze tubishyo rimwe, hanyuma tugire umwungeri umwe. Haleluya. Twese duhuje umwuka, twese umwuka n'umwe.
umwungeri ni umwe, uturagiye ni umwe, ni Kristo. Aya madini yose uri kubona, umwungeri ni umwe uturagiye. Ibi nyine ni amadini bari kugenda ngo umwe ngo ni umugatolika, undi ni umwadeperi, undi ni umudivantiste, undi ni umusilamu, undi ni umukusi, reka sinakubwira, ugasanga ibintu byacangacanze byabaye ibibazo. Ariko umwungeri ni umwe. Uko biri kose dufite umwungeri umwe uturagiye. Kandi uwo mwungeri nitumwemerera tugahuza umutima, araza abe muri twebwe, hanyuma duha amahoro, atanga amahoro. Aka rero ni akayunguruzo, ibi bihe turimo ni akayunguruzo karimo karayungurura nyine. Hanyuma abasigaye bahuje umutima, umwungeri aruhuka abe hamwe nabo. Umwungeri abe muri twe, bazaba ishyo rimwe n'umwungeri aba umwe, turi ishyo rimwe. Umwungeri uturagiye ni umwe, Kristo ni umwe, nta Kristo wa kabiri. Ubwo ufite Kristo wa kabiri atari Kristo Yesu umwana w'Imana, uwo ntago ari uwanjye. Udafite Mwuka Wera n'Imana n'Umwana, Imana, Umwana n'Umwuka Wera, ubwo uwo muntu afite ize nzira rimwe, ntabwo uwo muntu turi kumwe. Ariko niba uzi ko ufite Mwuka Wera ukagira Imana n'Umwana, uwo muntu naze duhurize hamwe, umwungeri aba umwe, tuba ishyo rimwe, umwungeri aba umwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka dusome amagambo ari hano muri Matayo. Ntabwo ndi buyasobanure kuko ntabwo njya nkunda ibintu byo kuza gusobanura, kuko buri muntu wese azi gusoma Bibiliya. Wumve usobanukirwe, kuko nagiye mbona abantu bamwe basobanura Bibiliya, buri muntu akagenda asobanura ibye n'undi asobanura ibye kandi ntibahuze. Ibyiza nasoma aya magambo, hanyuma akagukora ku mutima, ukisobanurira wowe, ukisobanukirwa, ugasenga Imana yo mu ijuru ikagusobanurira. Ngiye kuyasoma hanyuma Imana idusobanurire. Haleluya. Njye ntabwo nzi gusobanura, oya, ndabasomera nyine kuko nabwiwe ngo nsome ijambo. Iryo jambo ndarisoma nawe wisobanurire. Amin. Ariko ku bana kwabo kwiza barahugurana. Ku bana kwabo kwiza barahugurana. Pasiteri we, ku bana kwacu kwiza ni uguhugurana. Muririmbyi nawe, ku bana kwacu kwiza ni uguhugurana. Mubwirizabutumwa, ku bana kwacu kwiza ni uguhugurana. Ntabwo ari ukwigira ibyigenge, ntabwo ari ukwigomeka, ntabwo ari ukujya gutarangana nk'uko nabivuze, ntabwo ari ukujya gusebanya nk'uko nabivuze, ngo nsebye umuririmbyi mugenzi wanjye, ntarange pasiteri mugenzi wanjye, ntarange umukristo mugenzi wanjye, oya. Ahubwo ku bana kwacu kwiza duhugurane, twe kugwa mu cyaha kugira ngo tubone amahoro. Reka dusome muri Matayo ibice 10. Ndasoma kuva ku murongo wa 7. Ndasoma kuva ku murongo wa 7 ngeze ku murongo wa 10. Nindangiza ndasimbuka nsome ku murongo wa 16. Ku murongo wa 7 harimo haratubwira ngo nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hehe? Buri hafi. Nimugende mubwiriza abantu, mubabwire ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nongere ndibasubiriremo, nimuhaguruke mugende mubwira abantu, mubabwire ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Si ngombwa kujya mu rusengero, urusengero rudahari uravuga, ubwira abantu ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ntacyo dufite tuzireguza, nirenga, nta kintu dufite tuzireguza, kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Twabibwiwe kenshi yuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Hanyuma bamwe bahora bavuga ngo niko byahoze, niko byahoze, ariko ntago ariko byahoze.
ahubwo ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukize abarwayi, muzure abapfuye, mukize ababembe, mwirukane abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Haleluya. Nubwo navuze ngo sindi buyasobanura, ariko ndi bugatindeho kano kantu. Mwaherewe ubusa, yego, nimugende mubwire abantu ku bwami bwe mu ijuru, ku bwami bw'Imana buri hafi. Musengere abantu bakire, abarwaye bakire, musengere abapfuye kubwo kwizera, kubw'imbaraga z'Imana, mubasengere bakire bazuke. Mu kwizera usengera umuntu azuke, kuko wizeye kandi uzi neza kuri kumwe na Kristo, kuko uzi neza kuri kumwe n'Imana, nta gushidikanya ugendana n'Imana. Nugendana n'Imana n'uba uzi neza kugendana n'Imana neza, ufite kwizera, uzarambura ikiganza ku muntu wari ugiye gupfa azuke abe muzima. Muburire abantu kugira ngo bakizwe, bihane. Tubwire abantu iby'ubwami bw'Imana bakizwe, ngo twirukane abadayimoni, dusenga twirukane abadayimoni. Ujya ubona ko nk'umuntu, njya nkunda gukurikirana amacano, nkareba nk'umuntu ahaguruka akagenda akajya ku mupfumu, ugahamagara umupfumu ngo umuntu wawe yapfuye, ngo naze ngo akuzurire umuntu, ngo arapfuye, ngo apfuye amarabira. Hanyuma umupfumu akajyaho rwose pe, njya mbyitegereza nkabireba, buriya ibintu byose biratwigisha. Hariho abanga kuba babireba bakavuga ngo ibyo ni iby'abapfu, oya, ariko biriya bintu birakwigisha. Ubasha kumenya mbese uri iki wowe mu gihe nk'iki, mu gihe wabyitegereje ukabibona, wowe uhagaze hehe, uri iki, umeze ute muri wowe, wizeye nde? Wizeye umupfumu cyangwa wizeye Imana yo mu ijuru ko ariyo ikora? Ukajya kubona ukabona nk'umuntu arahamagaye, haba nahamagara nk'umuntu, haba nahamagara wenda nka Sarongo, reka njye muvuga kuko nawe yaramamaye cyane, nkaba namuhamagara nti umuntu wanjye arapfuye. Sarongo agati reka nzizana amafaranga, ugahita urakura amafaranga yakagutunze mu gihe cy'imyaka 2, uti akira. Ukajya kubona ukabona yohereje ya myuka ye, hanyuma akakuzurira umuntu akazuka. Mbese twebwe niba dusenga Imana, tukaba twizeye Imana kandi tuzi ko Imana ikora, tuzi ko Kristo yazuye umwana wa Yayiro, tuzi ko yazuye Lazaro, tuzi imirimo n'ibitangaza igiye akora, niba duhawe izo mbaraga, Imana yarakubwiye ngo nguhaye imbaraga z'umwuka wera, muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzasengera abarwayi bakire, muzarambura ibiganza ku muntu wari upfuye azuke. Yego ntibikunze kubaho, ariko icyo gitangaza Imana yabikoze kugira ngo igaragaze gukomera kwayo. Wasengera umuntu wapfuye akazuka, ibyo ni imbaraga z'Imana. Hanyuma tubwiriza abantu, tubagaruze ubugwaneza, bakizwe, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yego, twirukane abadayimoni, dusengera abantu bafite abadayimoni bakire. Kandi gusengera umuntu ufite abadayimoni, iyo wizeye, ushobora kurambura ikiganza ukavuga ngo mu izina rya Yesu uyu muntu nakire, wa muntu agakira. Ni ukuvuga ngo rero niwizera byonyine, ukaba unakiranuka, wubaha Imana igukunda, ivuga ngo mwana wawe, uzabasha kurambura ikiganza ku murwayi, hanyuma umurwayi akire. Mwirukane abadayimoni, mwaherewe ubuntu, twaherewe ubuntu. Mu kuzura umwuka wera nta biguzi twatanze, mu guhabwa agakiza nta biguzi twatanze, twaherewe ubuntu kuko Kristo niwe wemeye gutanga amaraso ku bwacu, yemeye kumena amaraso ye ku bwacu, kugira ngo twebwe tubashe kuragwa ubugingo buhoraho.
hanyuma rero kuba twaraherewe ubuntu natwe twe kugira ibiguzi dusaba mu kubwira abandi ko kirisita agira neza, twe kugira ibiguzi dusaba mu guhaguruka tukabwiriza ubutumwa bwiza, mu guhaguruka tugasengera abarwayi bagakira, mu guhaguruka tugafasha bagenzi bacu bakennye, mu guhaguruka tukambika abambaye ubusa, mu guhaguruka tukishyurira abatagira aho kuba, mu guhaguruka umva twaherewe ubuntu natwe ngo dutangire ubuntu. Mbese uri bubishobore? Njya mbona bamwe bavuga ngo ngewe kugira ngo nzaze gusenga, nzaze kubwiriza runaka, muzabanza mwishyure. Ukajya kubona ukabona nko mu itorero bose baterateranye ngo bagiye kwishyura, bagiye guterateranya ngo bashake amafaranga bazishyura ngo umubwiriza butumwa uzaza kubwiriza. Ibyo bintu byari bikwiye nk'abantu b'Imana? sagatike azana amaguru. Reka nkubwire, waherewe ubuntu, Bibiliya irimo iragutsinda. Twaherewe ubuntu. Zana iby'ubuntu bikibaho. Aha rero niba nta by'ubuntu bikibaho, ubwo n'ijambo ry'Imana ntirikiriho, ubwo no kwemera Imana ntitukiyemera, ubwo turi gukora ibyacu. Kuko niba uzi ko waherewe ubuntu ukagirirwa ubuntu n'Imana ikaguha impano zo guhaguruka ngo ugende ubwiriza abantu, haguruka ugende ubabwiriza. Yaguhaye impano ariko ntaguhaye itike. Yaguhaye impano ntiyaguhaye itike, yaguhaye amaguru yo kugenda, iguha amatwi yo kumva, iguha n'ururimi rwo kuvuga. Benshi bapfuye amatwi ntibumva, abandi bahumye amaso ntibabona, abandi bacitse amaguru ntibagenda. Wowe urayafite rero, haguruka ugende ubwiriza. Reka tugabanye ako kantu, ndahagurutse ndaje kandi uransaba gutega moto, uransaba gutega imodoka, ngende n'amaguru, kandi abanje kubwiriza baratura, nyamara gutura amaturo wayashyire mu byibo, wajyane mu cyumba bajye kuyabara, nanjye nongeye nahe n'amaguru. Genda n'amaguru, genda n'amaguru, hanyuma nugerayo bitewe, yego, bitewe n'uko umwuka abo yabakozeho. Turi kumvikana? Bitewe n'uko umwuka yabakozeho, wowe uragenda waruzi bavuga butumwa umva icyo umuntu zavuze, bitewe n'uko umwuka yabakozeho. Niba udafite itiki, haguruka ugende n'amaguru, kuko Imana ifite impamvu yagutumye hahana. Yego, cyangwa se urebe na mugenzi wawe umuguzi itiki, hanyuma uhaguruke ugende. Imana izagucira akanzu ubasha kubona aho ukora, hanyuma wishyure rya deni. Murakoze cyane. Ikindi mwivuga ubutumwa iyo tujya akayiguza, yamara kuvuga ubutumwa ntibagire n'ituro bamuha agataha n'amaguru. Kubera ko ari Imana yagutumye. Imana yagutumye, Imana ubwayo iba ifite ukuntu iri bubikavaringi. Urumva? Byanga bikunda ntihabura umuntu uri buyoborwe n'umwuka muri rya teraniro, ntihabura umuntu uri buyoborwe n'umwuka kuri rwa ruhimbi, ntihabura umuntu uri buyoborwe n'umwuka akavuga ati uyu mukozi w'Imana ankoze ku mutima, ambwiye ibintu kandi biranyuze. Hari umuntu nigeze kubona yigeze kuza mu iteraniro ahantu arabwiriza, kuko ari Imana yari yamutumye, ntiyigeze abaganyira ngo ababwire ngo yagenze n'amaguru. Byo wirinda kuvuga ngo waje n'amaguru, oya, wowe haguruke ku ibanga ryawe ugende ubwirize, kuko ari Imana yaguhagurukije, yakuzanye. Izagira ite? Izagira uko ibikavaringa ubona itiki ndetse nakwambike, ikindi nagukarabye rwose pe, kandi wumva umeze neza, utaha ushima Imana. Apana guhaguruka uvuga ngo murabanza mumpe itiki, mbere yo kuza aho ngaho muzabanza mumpe itiki. Yewe mushumba we, uteranye abakirisito ubabwire babanze bashaka itiki nzabone kuza, nta tiki mfite yangeza aho ngaho. Oya, Imana se siyo yagutumye. Niba ari Imana yagutumye akaba atari wowe witumye, niba ari wowe witumye, ubwo uzaba witumiye muri make, nta Mana yagutumiye. Ariko Imana niba yakuraritse ikagutumira, izanagutegera. Zaza narinjye kukubwira ngo hari ahantu nigeze kubona umubwirizabutumwa yahagurutse araza arabwiriza. Amaze kubwiriza, akiri imbere, akimara kubwiriza avuze ngo amen, buri mukirisito aho ari ukajya kubona ukabona ahagurutse yirukanka
akoze mu mufuka, agiye yirukanka amukoze mu ntoki. Ukajya kubona ukabona ahagurutse yirukanka aragiye yashyize mu ikote. Ntawe yasabye, ntawe yabwiye ngo naje n'amaguru. Yego, kuko ari Imana yamutumye. Bicamo neza bikagenda neza. Kandi burya yemeye ko aricyo kigeragezo cyawe kiri bubaho, irimo ikwigisha. Burya wanataha n'andi maguru. Bivuze ngo abavuga butumwa bajye bagenda bafite ibifuka binini kugira ngo Kristo. Oya, kandi ndi kubigusobanurira. Abaye ari igipimo cyawe, ushobora kwibwira ngo urahagurutse ngo nugenda ngo kuko ari Imana yagutumye ngo baragukora mu mifuka. Oya, ibyo bihira bake. Ushobora no kubwiriza kubaho abantu bakajya mu materaniro bakajya gusenga, baririmbye avuga butumwa, ugasaba umuntu arabwiriza, undi ari kuririmba, abakristo batsindagira amafaranga mu mifuka. Ariko hari watubwiye ngo si n'amafaranga gusa, arabashakamo n'ibipapuro bane bagashyiramo. None berata ndaguzongeye kuvuga ubutumwa ni bya mifuka birangaye ngo nutsindagiremo, wabuze batsindagira biki? Oya, reka nkubwire, ubwo nyine uwo nguwo nawe ugiye gutsindagira ibipapuro niko ari, nawe yisanze nyine ari ibipapuro afite, aragenda abitsindagiremo, kuko nyine niko ari, afite rya shyaka ryo kugira gutsindagira ibipapuro. Mureke bya bipapuro, ntuzi niba Imana iri bubitubure ikazabihindura amafaranga mu bundi buryo. Bene data, twaherewe ubuntu, tuve mu rwenya, twaherewe ubuntu, dutangire ubuntu rwose, tangire ubuntu. Yego, mukize ababembe, mwirukane abadayimoni, mwaherewe ubuntu, namwe mujye mutangira ubundi. Si ku itegeko riri kutubwira se? Dore bene data, ibi ni ibyanditswe byera, ntabwo ari ibyanjye ndi kuvuga. Ibi ni ibyanditswe byera, ni ibyahumetswe byera, ni ibyo ba sogokuruza batubanjirije basize banditse, bayobowe n'umwuka, uko Imana yabategetse. Hari abibwira ngo Bibiliya ngo ni ibitabo nyine byanditswe n'abantu. Byanditswe n'abantu ariko byahumetswe n'Imana, ni ijambo ryahumetswe n'Imana. Iyi ni intwaro twitwaza mu rugendo. Aho naba mbogamye muhansobanurire, muzahampugure. Twaherewe rero ubuntu, namwe mutangire ubuntu. Cyangwa amakuta mu mifuka yanyu, cyangwa imvumba y'urugendo, cyangwa amakanzu abiri, cyangwa inkweto, cyangwa inkoni, kuko umukozi akwiye ibimutunga. Amen. Ntitugire ikindi kintu dutwara, kuko umukozi akwiye ibimutunga. Ibidutunga hano rero ni ibihe? Ibidutunga hano, ibiryo bitunga umukristo bya mbere ni isengesho. Nuhaguruka wasenze ntuzasonza. Nuhaguruka wasenze ntuzasonza. Imana izaguha ibyo kurya by'umwuka nk'uko Bibiliya ibivuze. Ntugire ikintu na kimwe ujyana. Ntujyane ifeza, ntujyane amakuta, ntujyane izahabu, ntujyane imyenda. Oya, ugende uko nguko wambaye, ugende, kuko hari ibyo kurya Imana yaguhaye, yabanje kubikuzuza kugira ngo ugende ubwira abandi. Ku murongo wa 16 haratubwira ngo, dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge. Dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge nk'inzoka, kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Haleluya. Ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge bene data, mugire ubwenge nk'inzoka, kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Ariko mwirinde abantu, kuko bazabagambanira mu nkiko, kandi bazabakubitira mu masinagogi. Bazabashyira abatware n'abami babampora. Muzaba abo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Amen. Haleluya. Uru ni urugamba.
ni urugamba ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasiga. Muri kwitegereza ibi biri kuba, twitegereze ibi biri kuba, tumenye ko twatumwe turi nk'intama hagati y'amasiga. Nta bwoba mfite ngewe uretse ubw'ibyaha byanjye. Ubwoba nagira ni ubw'ibyaha ngewe ubwanjye. Ubw'ibyaha byanjye nibwo bwatuma ntabasha kugira ijambo mvuga. Ariko turi kubwirwa ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasiga. Turi mu isinagogi ya Satani. Tugana ku musozo, intama zifate gute, amasiga nayo yifate gute? Dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasiga aryana. Bantu b'Imana, mbatumye muri nk'intama, mugende mumeze nk'intama. Intama niyo bakubita, bakayikubita bakayibwira ngo caha, igahita icaho. Bagakubita intama ikagenda ariko igakubitwa, ariko ikanga ikagenda nyine. Ni intama. Mugende muri nk'intama, mwirinde cyane kuruta ibindi byose birindwa. Twirinde kuruta ibindi byose birindwa, kuko twatumwe turi nk'intama hagati y'amasiga. Nuko mugire ubwenge nk'inzoka. Mugire ubwenge. Twirinde amagambo menshi, twirinde amakimbirane, twirinde kwiyasasa, twirinde kwiyanika, ahubwo tugire ubwenge. Uca bugufi wiherere. Wiherere usenga Imana, uyibwire ibikugoye, utakambe nta buryarya, irakumva n'umubyeyi. Wiherere usenga Imana, uyibwire ibikugoye, utakambe nta buryarya, irakumva n'umubyeyi. Nuko mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Mugire ubwenge, tugire ubwenge. Wirinde cyane, ugire ubwenge. Umenye ko aho ngaho uri ku rugamba. Umenye ko aho ngaho uri kurasana n'isi n'umubiri. Umenye ko aho ngaho utarabutse gatoya ushobora gutsindwa urugamba, kandi wenda urugamba ruri hafi kururangiza. Murakoze cyane. Ngo nuko mugire ubwenge nk'inzoka, nk'ubw'inzoka nyine. Mugire ubwenge nk'inzoka, kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Uzabe nk'inuma. Inuma ntigira amahugu. Nawe rero nanjye nzabe nk'inuma ntagira amahugu, ntahuguza mugenzi wanjye, ntahuguza mugenzi wanjye. Muri iki gihe cya none abantu benshi bamwe bagira amahugu. Abantu bamwe bagira amahugu. Bagira amahugu. Umuntu akakubwira ngo nguriza amafaranga, ukamuguriza. Mumbwire niba mbeshye muntera amabuye. Niba mbeshye muzanyomoze. Niba nta bantu bambuwe muzanyomoze, kandi ukamburwa n'uwitwa mwene se. Ukavuga ngo njyewe nkaza nkakubwira ngo nguriza amafaranga, ndakenye, ndashonje, ndaburaye. Ukanguriza amafaranga yawe 100,000. Nkakubwirana rwose wihangane mwene data, nzayaguha ejo bundi rwose, kandi nta hantu mfite ndi buyakure. Sinkubwije ukuri ngo nkubwire nta kintu mfite, mbabarira umfungurire. Ahubwo nkakuguza. Namara kukuguza ukanguriza, cyangwa se nkaza nkakubwira ngo ntiza umwenda nambare, nkawugutiza. Namara kuwugutiza ukagenda ugiye, ntuzagarure wa mwenda. Nkakubwira ngo unguriza, wamara kuwunguriza nkagenda ngiye, wajya unyishyuza nkakubwira ngo ihangane sindayabona, nkaguheza mu nzira. Kera kabaye ukazayaheba. Kandi ejo tugahurira mu giterane, ejo tukahurira muri korari tukaririmba, ejo tugahurira mu ivugabutumwa, ejo tugahurira hehe na hehe, kandi twese ngo turi abagenzi. Mwirinde amahugu. Twisuzume, twihinire. Kuko hano habanza hatubwiye ngo nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Tugende twigisha tuti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, kandi duhindukire tugire ubwenge.
tumere nk'inuma twirinda amahugu. Yewe mwana w'umuntu we, mera nk'inuma wirinda amahugu. Igihugu kizagubwa neza, igihugu kizabona amahoro, igihugu kizatekana, kandi nawe uzatekana kuko uzaba uri kumwe n'Umwuka Wera. Twirinde rero tugende tutagira amahugu. Ariko mwirinde abantu kuko bazabagambanira mu nkiko. Mwirinde abantu kuko bazabagambanira mu nkiko, kandi bazabakubitira mu masinagogi. Bazanabakubita rwose pe, no gukubitwa muzakubitwa. Bazabagambanira mu nkiko, ndetse no gukubitwa muzakubitwa. Mwirinde cyane, mugire ubwenge, kuko harimo abazabagambanira mu nkiko, ndetse mukanakubitwa cyane. Hari icyo mutari kubona se? Theogene atari yapfa niwe wajyaga avuga ngo hari icyo mutabonye se. Niko, hari icyo mutabonye se, hari icyo mutari kubona se. Mwirinde cyane kuko muzagambanirwa. Niba urimo Umwuka w'Imana, ukaba urimo Umwuka Wera, wirinde cyane, ugire ubwenge, umenye uko utwara Umwuka wawe Wera. Mwirinde cyane kuko turi mu isinagogi. Turi mu isinagogi. Mu isinagogi Satani yarahagurutse, ubu yarakanuye amaso. Ari gushaka uwo ari gata nyine, ari gushaka uwo arimbura, reka sinakubwira. Rero wirinde cyane kuko turi mu isinagogi. Bene data, hari icyo mutabonye se? Riziki yarabwirije, abantu baramupinga, bamwe bakamuseka, ariko nta na kimwe yavuze kitasohoye. Uyu mubyeyi Meshake yarahanuye, arabwiriza, na n'ubu aracyakomeje urugendo. Abantu bakamuseka cyane, bamwe bakamupinga ntibite ku byo avuga, ngo nibyo kuri shushumete. Nyamara ushatse watega amatwi ukumva, hanyuma nawe ukamenya uko ugenda muri iki gihe cya none. Wirinde cyane rero, ugire ubwenge, kuko turi mu isinagogi ya Satani. Mwirinde cyane, iyi si ni mbi, isi ni mbi, isi ni mbi, isi ni mbi. Umenye uko ugenda, umenye uwo uri we, umenye uko uhagaze, we guhangana n'abantu b'Imana, we guhangana n'abantu b'Uwiteka. Nabo bashyizweho n'Uwiteka, batoranyijwe n'Uwiteka, kandi nawe wahamagawe n'Uwiteka. Rero wirinde cyane, umenye uko ugenda. Murakoze cyane. Nta rindi jambo ndi burenzeho. urakoze cyane. Nta rindi. uvuze kuri Riziki, uvuze kuri mesaje, aho ni abahanuzi bahanuye ibihe turimo. Ariko kandi nawe wabihanuyeho, kandi n'abandi bagiye babihanuraho. Ariko kandi reka tugana ku musozo, ubwira abantu uko bagomba kwitwara muri iki gihe. Icya mbere, birinde, kandi n'iryo jambo ukomeje guhitsaho cyane, kwirinda. Ariko kandi uwirinda muri rugendo, mbese aririnda abantu, aririnda ni iki bisaba kugira ngo yirindemo, kugira ngo abashe kumva icyo ubasha kuvuga, kuko urimo urazimiza cyane. Wirinda yirinde. Reka nkubwire, uwirinda yirinde. Umwe ngo ndi kuzimiza, umuhanga wo kumva yumvise. Twirinde kuko turi mu isi. Bibiliya y'ubwayo irabivuze, iravuga ngo wirinde abantu. Twirinde abantu. Abantu ni isi, ni twebwe abantu. Yego, isinagogi ni twebwe abantu. Isinagogi ni twebwe abantu. Twirinde rero. Nyiramatwi yumva yumve. Tugana ku musozo, tanga telefoni zawe dusengera abantu kugira Imana ibashoboze kwirinda. Murakoze cyane. Murakoze cyane.
hari ababasha kudushyigikira mu gukora umurimo w'Imana muri uru rugendo twatangiye, bakaba batuganiriza, bakaba baduhugura, ejo tutazisama twamenye amata ku ruhimbi. Ako kantu ndumva mukumva, dushobora kuzisama twamenye amata ku ruhimbi. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mwirinde cyane, mwirinde, kuko umuntu w'Imana aho ava akagera agomba guhura n'ibimugerageza, agomba guca mu mahwa, agomba guca mu mifatangwe. Twirinde cyane rero kuko turi mu isinagogi. Hanyuma rero nimero zanjye ni 0788 777 4443. kandi ubu butumwa ntabwo buri kureba Abanyarwanda gusa, bari mu Rwanda gusa, ahubwo buri kureba n'abari hanze y'igihugu. Ubwami bw'Imana buri hafi, ubwami bw'Imana buregereje. Tujya tuyiririmba tukavuga ngo dore ubwami bw'Imana buregereje, buri hafi. Na Bibiliya rero iri kuvuga ngo ubwami bw'Imana buregereje. Buri muntu wese yisuzume aho ari, wisuzume umenye uko ubanye na mugenzi wawe, uwo mufitanye ikibazo mugikemure, wikiranure na mwene so, ubane na mugenzi wawe amahoro, muhugurane, muteshanye, kuko ubwami bw'Imana buregereje. Ubwira buri muntu wese, yaba umuzungu, yaba umwirabura, yaba umuhinde, yaba umushinwa, icyo uri cyo cyose, mwana w'umuntu, Kristo ari kugushaka, kuko ari kuvuga ngo ubwami bw'Imana buregereje. Si ku Rwanda gusa, hari Burundi, hari Tanzania, hari Kenya, hari Amerika, hari Ubusuwisi, hari Oceania, hirya no hino ubwami bw'Imana buregereje kuri buri muntu wese. Rero tube maso kandi twirinde cyane kuruta ibindi byose birindwa. Murakoze. Reka dusenge Imana kugira ngo idushoboze muri uru rugendo, kandi tube hafi, tugarutse imbere y'amaso yawe Nyiribihe. Uri Imana ituzi kuruta uko twe twiyizi. Ni ukuri igitare gisumba amahanga. Aya ni amagambo yawe tumaze kuvuga. Ubu ni ubutumwa kandi Databuja wera, unyemerere bene data bamaze kumva aya magambo, ndetse n'abazadukurikirana bose. Nyiringabo Imana ishobora byose, uzabafungura amatwi y'umutima kugira ngo babashe kumva kandi bumvire, kuko uri kutubwira ngo ubwami bw'Imana buregereje. Uwiteka ukatubwira ngo twirinde cyane kuruta ibindi byose, kandi ukatubwira ngo tugire ubwenge. Nyiringabo Imana, gitare gisumba amahanga, ndakwinginze ngo ugenderera abantu bawe, ubwoko bwawe, intumwa zawe. Nyiringabo Imana, abo waronse mu bise by'amaraso yawe, Uwiteka we, kugira ngo buri wese umuhereze ubwenge. Ni ukuri Uwiteka, gitare gisumba amahanga, umuhumura amaso, uduhumura amaso tubashe kureba, Mwami, tubashe kureba kure. Ni ukuri Uwiteka, uduha umutima utekereza, tubashe gutekereza ibyawe. Uturinde kurangara Nyiringabo, uturinde gusubira inyuma ngo duhinduke nka Mukaroti wasubiye inyuma. Uwiteka Nyiringabo Imana, uturinde kugira ngo tutazahinduka inkingi y'umunyu. Uwiteka we, urengera ubwoko bwawe, urengera abantu bawe. Turi ku rugamba, uru ni urugamba rukaze, ni urugamba uri kubona Nyiringabo Imana, kuko nta na kimwe kitavuzwe nawe. Uwiteka, ikiri gusohora cyose cyavuzwe nawe, nta na kimwe